wa undi azabwana turiya ate mubona kuri tele turiya jewe mwana ndabizi we no anagira swime ebyiri imwe iracitse indi irenda gucika uba wishyize kuri public ngo aca mu buzima bugoye yewe hari n'abatamba imibiri yabo byaba ari byo nkawe bimazemo igihe ese niba ari byo wenda wowe ni bangahe bamaze kuguca imbere wakoreye icyo kintu baguhaye Uncle G ahantu hose ari amahirwe kubona akazi ahantu hose ari amahirwe y'amafaranga ruswa irahasize nyine usanga ni yewe nta kintu cyo kuba natanga n'umubiri wanjye yego aramutse awutanze ntago mbishyigikiye akagira ku cyo ashaka kuri we ni amahirwe ye namwe mutanga ako kazi ubundi kukubaza nka direct muba mukurikiye ya body yabo nakoze inzego zitandukanye za leta turazanye inkora mu karere nkora ku bitaro nyuma njya muri business na hotel nakoze imirimo itandukanye mu gihugu yego ufite umukobwa mwiza kuburanga muri filime yawe ni ikintu cyiza ko umuntu areba filime akabata voilà umukobwa beza umuhungu beza ya body nubwo buryo icuruza nubwo buryo tuyicuruza ubu nk'umwana mwiza aje ufite body koko ya tractor umuntu wamwima ntabwo naha miss n'umwe mu Rwanda naha kubera attraction ashobora kunya attracting ariko ntamona mu bivuze ngo abamisi bo mu Rwanda na reka nibwo twabyize guha numva naba attracted ku mukobwa yego bose mbona ntawe ugifite jewe ubundi nkunda abana n'abagore gusa niba narasambanye nkabyara umwana ntacyo icyaha cyo nacyo wari wenda mbyara umwana ariko nyuma yaho ntabwo mfite freedom yo gusambana kuko ugiye muri za matematike ngo gukizwa no gukiranuka no kujya usanga hari nk'ibintu byinshi ariko no kuvuga ngo abagore n'abana batekereza ibintu bitagoye ubuzima bitanabagoye ubwabo kuko iyi si uko twayijeho tuzayisigara dendo badeye yego kuba ndafite vewiti bigiye kumpangayikira ndimo kwigora yego ijambo ry'Imana ndavuga ngo niyo mpamvu ngo abantu bazatungwa n'imirimo y'intoki zabo yego ubantu bagezaho gukizwa n'imirimo y'ubwonko bwabo kuko ntago filime isaba intoki cyangwa amaboko wa muntu upanikira ubuzima yego ntago bimusigire space yo gutekereza ejo hazaza ahubwo guma muri panique ubu ufite girlfriend sindi bugisubize kubera ashobora kuba hari cyangwa adahari hari ukuntu umuntu aguhamagara Israël bite se kapo sawa nose mana cyaje kugumwakinnye Imana ko gifite amabuno wampaye nimero yacyo ntiyike abana ngo cyaje namwani excuse me uriya hari amonye kuri kamera yari mu kazi gukina filime yego ntabwo ari yari kuko nk'abana bamwigana usanga we azi ko kuba umushadibu ni ukwambara ubusa nese hari ikintu cyo nyira nibaza hari umuntu ufite video ya shadibu ari gusambana ngo azayimpe nta rwego rwamukamufatiye ibihano kuko nta kosa arakora kuko ikosa niki ni ukurenga kuri protocol iri mu mategeko y'igihugu ese Israel ushigikira kwambara ubusa ni kubibona kuri kwa Israel niba nta mategeko ahari yanditse ngo umwenda ugomba kuva kuri santimetero uvuye mu ivi ukagera ibunaka ugeze ibunaka nta kintu yica yashatse yanakiyambara ikariso akagenda nta kibazo mu bijyanye n'amategeko kugira ngo leta yumve koko ese cya kintu koko nibyo kirahari societe iragikeneye gikeneye amategeko akibungabunga abagikora barazwi bakorera ku murongo bubahiriza gahunda za leta ese umwana wawe yambaye nka shadibu wamushyigikira wamufana ugenda ubonye ifoto ye ati dadi nari ndi kuri pisine ndi koga urumva se nari kwambara jeans ndi kuri pisine kambwa fine kubera ko ngiye uko nambara sinambara nkawe ariko yabyambaye yabihisemo nta kibazo nyina bafite kure